U Rwanda nka kimwe mu bihugu bizwiho kugira abakobwa beza muri Afurika ndetse no hanze yarwo. Ese mu ntara eshanu zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda n'uturere 30, ni utuhe turere twiganje mu kugira abakobwa beza kurusha utundi? Niyo mpamvu nabateguriye uturere 10 duhiga utundi mu kuvamo abana b'abakobwa beza kurenza utundi. Ku mwanya wa 10 turasanga akarere ka Bugesera. Akarere ka Bugesera nka kamwe mu turere twegereye umujyi wa Kigali, byagorana ko wasangamo abakobwa batandukanye n'abo mu mujyi wa Kigali, n'abana b'abakobwa beza imbere ndetse n'inyuma. Ku mwanya wa 9 turasanga akarere ka Musanze. Musanze mu majyaruguru y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, mu mirenge nka za Muhoza ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Uhahurira n'abana b'abakobwa beza bakunda umurimo, bazi kwita ku bagabo ndetse n'imirimo yo mu rugo bakaba inyamibwa. Ku mwanya wa 8 turasanga Huye mu majyepfo kabisa, bitewe n'iriya kaminuza ihari nkuru ya mbere mu gihugu. Abana b'abakobwa baturuka imihanda yose bagahurira hariya bigira mu kamwe mu turere dufite abakobwa beza kurusha utundi. Ku mwanya wa 7 turasanga Gatsibo. Byagorana ko wagera Gatsibo ngo habure abana b'abakobwa beza, Kabarondo ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Uhahurira n'abana b'abakobwa beza banyoye inshyushyu, nabo barebare kandi bashima Imana, n'abantu bakeya za Ngarama n'ahandi hagiye hatandukanye. Nimba uri uwa Gatsibo, shyira agatima muri komenti dukomeze. Ku mwanya wa 6 turasanga Nyanza, nka bamwe mu bakobwa bazwiho kuvuga ko bavukana atatu. I Nyanza naho ni bamwe mu bakobwa bafite umuco, bazi icyo kwita ku mugabo icyo ari cyo, ndetse akaba ari n'abakobwa bazi ubwenge cyane. Ku mwanya wa 5, mbere yuko tujya ku mwanya wa 5, kora subscribe aho munsi, likes, share ndetse na comment, ubundi nze dukomeza muri top 5. Ku mwanya wa 5 turasanga abakobwa b'i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. I Nyarugenge uhahurira n'abakobwa beza barebare ndetse bafite umutima mwiza, bazi icyo kwita ku mugabo icyo ari cyo. Ku mwanya wa 4 turasanga Rubavu. Ku Rubavu iturukamo bamwe mu bakobwa bafite umuco kandi bita ku bagabo mu buryo ubwo aribwo bwose bushoboka. Ni abakobwa bihangana kandi bagifite umuco nyarwanda. Ku mwanya wa 3 turasanga Kicukiro Sonatube. I Remera ntabwo ari Kicukiro, ahubwo Kanombe ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Uhahurira n'abakobwa beza bafite ikinyabupfura gihagije ndetse bagifite indangagaciro na za kirazira z'umuco nyarwanda. Ku mwanya wa 2 turasanga akarere ka Nyagatare. Akarere ka mbere muri gihugu cyacu cy'u Rwanda, kavamo abakobwa beza cyane, byagorana kugera za Matimba, za Karangazi, za Musheri, za Mukama, za Mimuri ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ngo habure abana b'abakobwa beza barebare banyoye amata ndetse banagifite indangagaciro na za kirazira z'umuco nyarwanda. Ku mwanya wa mbere, amashyi menshi kuri Gasabo. Gasabo ni kamwe mu turere twabanje kwitwa u Rwanda rwa Gasabo. Abantu bo hambere ngira ngo murabyibuka ko Gasabo ariyo yari umurwa mukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Gasabo rero niyo ije ku mwanya wa mbere nka kamwe mu turere twanatanze ba Miss Rwanda benshi. Ngutwo rero uturere 10, nimba hari ako tutashyizemo katwandikiriye muri comment, ahasigaye naho muri video zitaha. Ciao Imana ibarinde. Ismail Jeje on
the top.